kumwe gusengera Kongo mwese igeze ikigendera byagisengera ubunyine ni amasezerano y'indoha icyo twahereyeho ntabwo ari cyo tukiri amasezerano uzi ko abantu bata nuvuga ngo amen hari amakuru hari cyo gusengera basi ariko umuntu agasengera afite information izwi neza ukamenya ngo ndikunda sengera iki kintu neza kandi mu ntambara sema haleluya habaho kunyagwa gucagingwa sema amen dufite abakristo benshi banyazwe iby'agaciro ariko ntibamenya ko banyazwe iby'agaciro nimuvuge ngo haleluya dufite abatanze benshi banyazwe iby'agaciro ariko batekereza ko atari iby'agaciro Nebukadinezari ageze i Yerusalemu muvuge ngo amen amen yanyaze ibintu mu kanisa ariko abantu ntibamenya ko ari iby'agaciro byagiye siko pasi ibaze kunyagwa ipengeri hari uvuga ngo bamenyaze ipengeri pastor n'unkuru nziza yotanga itangaza agasaba ubufasha ngo yasanze abapengeri mu kanisa bayibye wowe urutanga hari umwe mu urutanga wasanga mwanya wakwibye igikwase ukabwira abandi bagore ngo bakwibye mumva amakuru rero timuva ko muvuze ko ari cy'agaciro gake Nebukadinezari ikintu yahereyeho ni amapengeri mu kanisa arayashogora arayakura arayatwara byasobanuraga iki byasobanuraga ubumwe bw'itorero amarido yabaga mu kanisa yahuzwaga n'amapengeri ariko bisigura ubumwe bw'abakristo tuwe wa moja wa Kristo tulijenge nini tulijenge kanisa tibutse mu cyigisho neza muzamuri Imana ibiganza kandi kera kubirahindutse iminota 40 yuzuye igiye gushira urunya muzamuri Imana ibiganza kuko sema haleluya twazi ariko tagize tugomba kuza twumva ijambo ry'Imana akura ipengeri pastor abandi bati none bagukuye umwe bikanisa ubusigaranye kabiri ngo akuraho umukubuzo ufite agaciro cyane gakomeye ariko haricyo wari usobanuye abakuraho umukubuzo uragenda ikintu yari bakuye mu itorero gikomeye cy'imbaraga sema amen haleluya 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 yari bakuyeho kwihana kwezwa kw'itorero itorero ritezwa ritihana hatorero umwanditsi Yakobo yaravuze ngo mwaturira n'ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe ngo gusenga kumukiranitse kugira umumaro mwinshi ngo yasenganye umweto ijambo rya gatatu ngo abanyaga ibibindi byabaga mu kanisa siko birivuga si ibibindi ngo abikura mu itorero arabitwara nabyo aricyo byasobanuraga sema haleluya dufite amatorero yanyazwe iby'agaciro ariko basigara ibitari iby'agaciro tekereza ikibindi ariko ikibindi mu itorero haricyo byari bisiguye haricyo byavugaga ivu nimwe barishyiraho siko bafataga ryavu akaba arimo bashira muri bya bibindi amen byasobanuraga iki ibanga ry'itorero ibanga ry'abakuze uzi gukora inama abakecuru bakayivuga ku ivomo uzi gukora inama y'abashumba abakecuru bakayivuga ku ivomo bagiye kuvoma cyangwa mu kaguriro bagiye guhaha siko murakaye basumbe hafi muvuga ngo amen haleluya ariko uzukora inama kacyama uzukora inama y'umuhana abagore ukayisanga abagore ko baragura inyanya ngo muza makuru ngo itorero rya rivuze ikani ibanga ry'itorero Nebukadinezari abakuraho ibanga itorero sigara ridafite igisenge burya ikintu kidafite ibanga n'inkizi idakiranuye n'inkizi idasakara n'inko umucinyiro ariko udariho igisenge abakuraho ikintu cya kane abakuraho indosho Nebukadinezari anyaga indosho ariko indosho ni kimamiye mu kinyamure niyo mwumva nicyo cyahinduraga inyama igihe abatanzi iyo bazaga sema amen haleluya nukuvuga ko indosho niyo yahinduraga inyama kumva ko inyama zahiye bazikoraho bakazamva ko ibintu bimeze neza mani yagicuye ibyo byose iyo bigeze mu itorero sema amen haleluya iyo bigeze mu bakristo bakijijwe iyo bigeze mu bana b'Imana iyo ibyo bivuye mu itorero sema haleluya itorero rigira imbaraga nke haleluya kuko ubuzima bw'itorero ni ubuzima bwo kwezwa
n'ubuzima ni maisha ya utakaso. Ubuzima bw'itorero n'ubuzima bwo kwesa. Ubuzima bw'itorero n'ubuzima bw'ibanga. Haba n'ubuzima bw'urugo. Ajya sibanga. Yeme ubuzima bw'urugo sibanga. None iyo urugo rutagifite ibanga ndibo rushize. Kujya nubona uhamagaye abagabo mu ifamiye zombi ngo baze babakize urubanza. Bazobibuke muzamwarangiye. Nubona bivuye bahamagaye kujya gakera ibanga riba ryashize. Iyo bigiye azarani gutya. Hey, hallelujah! Amaboko y'Imana rero ni amaboko akomeye. Imana yabwiye umugaragu wayo Amosi mu gitabo cya Amosi igice cya 7:11. Muvuga ngo hallelujah. Yamubwiye ngo Amosi we ngo zabana nawe ngo kandi nzegura ihema ryawe ryaguye. Mukomere Imana bashimesha. Birasoza. Jambo rya kabiri ngo nzasiba n'ibyuho byaho. Gatatu ngo nzabyubaka imeze nkuko byahoze kera. Ngo kubera kuko ndubiteka Imana yawe. Ngo kubera amaboko ngira ngo nzabyubaka bimeze nkuko byahoze kera. Imana ibubake mbere nkuko mwahoze kera. Narivuze ngo Imana twubake tumere nkuko twahoze kera. Imana yagucyubahiro cyane. Twongere twumve Imana mu bugingo, twongere twumve Imana mu buzima bwacu. Twongere itorero ry'Imana, twongere rigira agaciro. Ejo nazo ntekereza ijambo ry'Imana rivuga ngo kubera iki itorero ritakibyara abanyetorero. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Sema amen. Ndabona hano basaza hano. Igihe cyose twabayeho muri Kongo. Iki gihe cyane dufite nico gihe ubwoko bwacu bufite abashumba benshi. Sindabeshe. Siko kuri. Twebwe twavutse tubona iwacu yari Medeo Kamburishi. Hagende undi pastor wabaga iwacu. Kandi kuka na Fanuel. Nukuvuga ko twebwe kandi umuhana ikanisa byari abantu nka 800 abarimu n'abahudumu siko ariko ubunyene umusanga umuntu ufite abakristo batandatu abapasiteri 4 abadiakoni b'abakristo bose bakama abadiakoni none ngo guhomerwa no kukima ubunyene nibwo dufite abapasiteri kuva twabaho mwisi nibwo dufite abavuga butumwa bamwe ngo bikugiti cyabo abandi bubushake nibwo dufite abaririmbye ngo barimbye ku giti cyabo n'abandi gabi kanisa abo ku giti cyabo ntibantayegayezwa ntibakorwaho agenda igihashakiye nta gahusha kumushumba ngo numurimbye ku giti cye umuhanzi ku giti cye data kandi akama muri ku giti cye iwe nta gahusha nta kepfo karuguru nta recommandation ntaki numurimbye ku giti ariko ubunyene nibwo dufite crise y'ibyo zose mvuze ubunyene nibwo dufite crise y'ibyo byose mvuze muri bogobogo sema gagara umuntu yakoraga ishaka bamutenga ninga siko ariko ubunyene kugira ngo muzotenga umuntu mekanisa ni wacu kugira ngo tuzotenga umuntu ngo ntarwo ndiho ngo naje muri dossier Gwejo sinaje ku makanisa kandi kuga n'umushumba ayoboye kanisa Amen. Cyane amen. Cyane amen. Hallelujah. Amen. Wa Kristo wanahesabu miaka bali mwenendo wao au kamiliki. Usipoteze bure wokovu wako, punguza moyo wako, Bwana anaita. Hey, hallelujah, hallelujah. Imana igumugisha wa muzose mukubitira indi hariya ukugitara mukirabaye muzamuri Imana ibiganza tukuze mu Hey, hallelujah, hallelujah. Imbere y'Imana ukuboko kw'Imana gufite imbaraga zo gusenya imigambi y'abadayimoni. Ibintu bindi bizofasha muri ubuzima. Muvuga ngo amen. Ijambo rya mbere rizogufasha ni ukuba mu buzima bwo kwegera Imana. Ndavuga ngo kwegera Imana kurisha ngo nibyo bishiza kuri. Ni wegera Imana nayo izakwegera. Murumva yene? Ndabifuriza kuba mu buzima bwo kwegera Imana. Mu gitondo na nimugoroba muzahamenyera imbaraga
z'ukuboko kw'Imana. Ikigira kabiri nuko mu buzima bwo gusenga ni ubuzima si igikorwa. Kabiri gusenga so kubivuga ni ukubikora. Gatatu icyo ushaka gishe mu cy'Imana gushakaho. Temuvije narivuze ngo ukeneye ku Mana gishe mu cy'Imana gukeneyeho. Nubasha kumenya ubukene bwawe ku Mana, Imana uzasanga mu icyo ukeneye cyose ku Mana. Muvije narivuze ngo icyo ushaka gishe mu cy'Imana gushakaho. Muvuga ngo amen. Gusenga tuza gutanga igisubizo. Mwari mubiziye izakunda gutanga urugero rw'umugore mu Nyamugisha muramuzi wakize kanseri yibe yageze nabwe buhanya njyewe naricaye amasaha 12 ndamubwira ngo yambwira neza Imana wabonye imeze gute. Arambwira n'Imana nabonye ntiyabonye abandi bantu. Musumwe yarambwiye ngo yarasenze gutya igitaramo arasenga ubuzima buranga ngo bamubuzima bene bwa bundi bw'igitangaza ubwo yewe ngo bugoye buteye ubwo. None umusumwe ngo arasenga abazima atari komana ubuzima ndimo bimeze kandi zangukorera press niki cyaba Imana avuga ngo ihangane ngo uzabona ukuboko kwashike kimwe nikigera. Nimukiri Imana Manya gusubaye none ngo umusumwe sema haleluya pastor we natangaye cyane umusumwe ngo aza abayumbe baza gusenga ariko bari Imana yari yaberetse gahunda vuga ngo gahunda sinangwa mukecuru mwarazo ikintu yangira abayumba nuko zavuga ngo bagiye muri gahunda. Mukecuru nawe ni igihumbi yavuze ngo yangira abayumba ibintu bitandatu ariko ndavuga bibiri. Ikintu cya mbere ngo yangira abayumba kwisi cya mbere ngo nuko azavuga ngo bagiye muri gahunda ngo kandi basobanurira gahunda uko imeze gusa akatura gusa ngo hari gahunda y'Imana ibonetse ngo kandi tuyigiye. Ese gahunda muzo mubona mutatubwiye mwebwe ni gahunda nyabaki. Ikindi kintu cya kabiri press yavuze ngo yangira abayumba ngo nuko zo twongorana kuri rutari ngo kandi tukongorana twerekeyeyo kama nkuru wacu nkamwongora twerekeye iriya cyakire muzamwongorerana ni igiki. Umukecuru yatekereje yaratekereje pasi ati gahunda iyo gahunda ni nyabaki. Mani yagwishubahira haleluya. Ariko gahunda zabayeho kuva kera pasi gahunda zabayeho kuva kera. Elisa yigeze kwikora umusuru wageze mu mudugudu ngo asanga amazi kararura asanga abagore bose ko barasuka indabango yawe mazi inka zikaramburura ngo abwira abakristo atereka dukore ka gahunda twumva uko imuga vuba. Ariko Elisa ndamukunda ariko hima iyo bato dukora gahunda nuko Elisa watubanjirije yayikoze yamabwira muzana agasafuriya katarateka ngo muzane nakunye yigeze yuzuzwa musubize. Elisa yigeze yuzuzwa oya yaravuze gusa ngo dukore gahunda gusa turangiza mumwe amazi bapama nta kibazo ngo bazana kunyu bagashika mu gasafuriya aravuga ati muhuza amazi n'umuntu batuma muri amazi muze munyere ko muza muva mu mazi baramujana mugeza ku isoko aravuga ngo nta kintu muyamene hano gahunda yamabwira abantu ngo nimubwira gute ni mumwe amazi ibintu bigize gute ibintu biraraki gahunda siyo. Umusimu w'abahimba baza kwa Nyamugisha umwana badateye kabyara ngo baza gukora gahunda kuretse uzatombura ibintu none ngo hagere ngo asanga mu rugo nta kintu gihari ngo asanga afite igiceri cya 50 cy'amanyarwanda amashiringi 50 ngo umwuka baramwo nagenda bagurire bombo 5 ari yo rasiyo barike ngo nagenda gura bombo 5 zidasa icyatsi kibisi n'umuhondo n'umutuku n'irindi bara ngo rangise azana isahani y'abashitsi azana amazi azana n'isabune azana agasumbe ko guhanagura amazi barakaraba ngo barangize arafuka baravuga ngo Mana ya Ibrahim ushimwe kuri rifunguro duhaye tugiye gusangira n'abera b'Imana. Abahungu n'umusore batanu baje muri gahunda ngo bafungure gutya yewe muzambura Imana ibiganza ariko ndabako y'Imana nisho namisita nyamaza nitani sifu jina lako milele namisita nyamaza namisita nyamaza nitani sifu jina lako milele sana haleluya ngo bafundura gutya babona ni bombo zirimo umwe ngo atora imwe undi atora inde barazikecura zigashira bijira mu cyumba cy'amasengesho abwira Imana ngo Mana uku iyi situation imeze gute. Imana iravuga ngo ndirahiye ndi Imana ya Ibrahim na Isaka na Yakobo ibi bintu mukoze muno Yesu azondagaruka uyu mugore atarongera guhaha 25 azoza haha 50 nimba ari suka ni 50 nimba ari 50 mutegere maje mwumve muvuga ngo amen bagutira ngo gatumbuka ibi nukuri kw'Imana y'umusho ngiye kuvuga ngo Mana uhagusha kuko kw'Imana kugira imbaraga agiriza imbaraga itarabaho kwisi achilia Sodoma Gomora ekilio Sodoma Gomora
mwe mana utabanya mugisha mana ayira isamu la ki dari la sode carte de farine mana utabanya mugisha poco cuidado prendere ma Nahagana pasta ndashoje mugiri baragusha ngwaragise Imana irase amen ihindura iki amateka ngo gucagira umugambi arimo kuri iki kintu Imana ukoze nzoja muri Israel gushima Imana amen ntabwo umutekezi iki Imana yakoze iki tarakora tugiye kubwira Imana ngo amaboko yayo akiremere siko muri zema muri kitaramo tugiye kubwira Imana ngo iki tarakora amaboko y'Imana gitsikamire Imana yabishubaye siko aprese iki tarakora ushigiye kujya Imana yakoze amaboko y'Imana kibogamire none ngo arangise abwira Imana ngo Mana nzoja muri Israel umugabo ati nuko bazabatangira wowe udafatanye ukuta uzogenda gute ariko ndasenze cyo turataramye mwuka aranyemera ngo zagenda mvuga ngo amen haleluya yamamagara kigati munyandike nanzoza muri Israel nitwa Nyamugisha mbari ifone ngo arangiza kumwandika arasenga mu cyumba cy'istandatu Imana yambwira ngo utegure wowe gusa zinga imyenda uzogenda none Imana muvuga ngo amen ariko Imana yikure namwe bagire neza jewe tubanye nayo neza n'umuturanye mwiza kabisa namwe muturane mu izina rya Yesu muturane n'Imana kabisa nuturana n'Imana neza hamwe n'abaturanye muzoturana neza ni famille muzo hari abantu bamwe batazatanga ngo umusanzu w'ifamiye kubandebwe gusa muzo biruka no mu kanisa muvuga ngo amen wanda tatanga umusanzu w'umuryango sapaga ndikase nabandebwe kandi zo zoro umugabo tatanga umusanzu w'umuryango uzumubwira ngo muze bite muze uci uhiga ni mu utaye kugira ngo muze bityo ariko tazi kugure ko simvuguye wa muvuga ngo amen ngo arangize ye ndatangaye umuntu umwe ngo yaramaze ngimisi amezi 3 pasi ahambira Imana ngo Mana we imyaka 7 niki cyatumye umwana muri depo yo habwe abana be wampaye umwana wa Mana uko kwezi nico cyumweru Imana isubiza umugabo egereza umwana maze bikomera mashi no bimare kumuheza umwana yamaye kumuhigo ngo Mana kubera ko mpaye umwana jewe n'umwana waje n'umugore tuzoja gutarama muri Israel dushima Imana
kabiri uzorihira undi muntu umwe tazi ariko uzomurihira yamaza kuri office ari Kigali arihira abantu bane none ngo bari kurira batatu aravuga atese aya mazina ko ari menshi ndarihira ndekende ngo baza rupapuro akora itombora barabukanje kanje kwa kundi bandika amazina utombora ni uzarihira ngo atombore gutya agakuri Nyamugisha wa data muvuge ngo amen bicaye igitarama yamumva telefone Nyamugi niwe Nyamugi ati usogena muri indege isagenda amasaha uzabageze hano wapakize ni ukuvuga ko ni umwanya muto gahunda zose vuga ngo amen ariko imana ni Dawudi yaravuze ngo man ngo wifurugute ngo burugo niko munsi kuri mana ngo wifurugute Dawudi yaravuze ngo man ngo wifurugute uba ko gato ko izari buroke gutya muhira uzobuka babuhina kurga ubuzima nbuza buhindukira handi niyo yagize gutya ariko da Nyamugisha motori Faris y'abahuzu menshi arekurwa ni Kanombe ngogari Kanombe ngo muda baramwe ati hari umuntu wakwishuriye dore ngina borte jewe amazina yanjye sibo Nyamugisha dirije sawa aravivura avuga ati ako gakize reka numve barishira harya iyo ugiye kwinjira mu kibuga cy'indege hari ahantu haba intebe nyinshi muzamwicira mu gategereza amasaha kogera mukishira arahicara abantu batangira kwibwirana iyo mugiye kugenda muri ibwirana nitwanya naka nsengera hanya naka gutyo none Nyamugisha ngo bamugeraho yifuse wa mugabo amwishuriye ngo abana ni umugore muremure kandi munini ati mada umbabarire vraiment ndabona uri umukire ariko niwe witombora ryaguyeho nakuriye ntazi kuri umuntu wishoboye mu mutima Nyamugisha ati yaba wari uzi ko nabisengeye amezi menshi kandi ari isengero warugombye kurihirwa none ngo abare abantu bari Nyamugisha ngo arahaguruka umwana wa data muvuge ngo amen aravuga ati reka mbabwire ubuhamya butoya avuga ayo makuru nari mvuze ya mbere ngo arangize yarangize kuvuga amakuru gutyo uyu akamaguru katima ufite arije de poche ati pi $200 y'idolari urayifite ma ati ntayo bamukubita 1800 cya arije de poche hariya gusenga kuza kuzana ibintu urashaka ko ibintu bihinduka senga vuga ngo amen umuntu wa kabiri shoshereje wasenze ibintu birahinduka ni muze bicino no wasite muramuzi yagazambara ingofero y'umweru n'igikoto cy'umweru n'inkweto maremu ziro yabaga kugicana murabaze kugishusha kugicana musumo ngo atara masenga imana abwira imana ngo mana bimeze bi imana Kristo tubanye neza ati cyane none keneye inzuana imana ngo nzoyikubakira kandi susura neza kandi zaba nziza aruka ngo bagere ku mucinyiro amabata arabura muzamuri imana ibiganza mwumva abandi bagabo ahandi bazakura amanjanje bazakura mu bandi ahandi abandi bazakura amarewa na speri na magana mwumve po utegera abandi bazakura mu masengesho basha manje hamwisubahi ngo arangiza gukeba kiroro arasenga imana nabura ngo genda kuri beka nguje guhembesha kuri beka ngo guha amafaranga y'amanjanje bitanga kurumva ya makuru yamaze kuri beka kwa konko ntagira konto ntagira nika mukero rero gura konto yamahagara ati naje gufata amanjanje kuri gisha iyi mana kuza mubona muze waje gufata amanjanje hano gute zana sheke ni konta biba konta rukuvuga jewe data yambariye nuko yageza vuga yambariye ngoze uze gufata amanjanje uje gufata amanjanje cyangwa ibagyo hano bazahemberwa hano ni he ni kuri beka naho imana yambariye babona umusaza takurwa mugira discipline yacu murayisi mama muzamuka no gucya no kwa manager umusaza ashobora kwifitenga muvuga ngo amen none rero muri buko mu mugenzi asanga umuhungu umusore kweze neza nyine manager wa beka umva ko atarameze neza se amare amwatisha bit sisa muse umeze gute papa neze bitatangira kumaza amakuru menshi yimuhira haramwitegeza ati uri umusaza mwiza amugurira amuheza shi aranywa bamari kunywa ariko nubwo mbona hano mwana wanje imana yambariye ndi kugicandiro ngonze gufata amanjanje kuri beka none ga mwana wanje mumba amanjanje nisiza abafundi kuzu na misi tanyamaza nitalisifu jina Sema haleluya haleluya mukuboko kwawe mana we hari n'ibineza neza iteka ryose kibara bana bakesa mukuboko kwiba hari ubutunzi buremere mani habishoboye aramubwira ati muze mbwira neza ati nukuri mwana we nari konse ikintu cyantangaje yamubwira ati mwana reka nongere nyibaze
hari kibazo gihari reka nongere nyibaze yongere imbagire uko nimba nayose ariko ziko ntayose yamaze ngo Mwenyezi Mungu wa zamani zote Karmeli alishinda yule baba akasikia ombi la Elia katuma moto juu ya sadaka aravuga ngo mana imeze bite saha wambwi Imana yambira ngo iyo ndibe wicaye ni uri bondera amajana iyo ndibe wicaye mu turuzi icyakugoye nuko uza wicara hatariho ico cicaro gihindura zohakura ibintu ariko ntacho kuzoshibuka vuga gatanu kuri kitanga tuzosirimba duwe uvuga ngo amen atukuzemo ngorangize Imana ngorangize gusenga uko arere Imana yamuhishurira pastor yamimwishurira ubuzima bw'aba musore bwose imuhishurira nuko agiye kwirukanwa ku kazi kubera kuko atakoze ibyo yasabwe ndetse abadayimoni bari babuye ikintu yarafite gikomeye akamuze kuripotinga baracyabura bikiro narakeneye akerekwa ho kiri yamuye ngo sha wari ikintu kandi warugiye ngo kandi wari ikintu wabuze ngo kandi cyari gikeneye ati muze uvuze ati rugo nivuze ko Imana bari yamafuka amaviyo mbashira hasi ati nga papa mbwira neza ati kandi mwuka ageretse aho kiri uze mubazama nubona ntubishoboye uhamagara bandi timukaze mwihagarara timukaze mwihagarara hamagara abandi bantu baguha amaherekezo umenye ubuzima ugomba kubaho umenye aho uraye ariko turatarama nijoro siko muzi ino kuri Imana simuhiya tube nk'ababazi Imana twumve uko bimeze mwarangize gutya kumubwira amakuru ibintu bisobanutse neza yamuramuze papa urashaka amabati angahe aramugatangana no kwizingana mwarangize mumve itangaza yabamushira mu modoka aramutwara mugeza kuri chantier amwitwara yitware muze wenyine amuvana kuri chantier afata abakozi abajana mu gacingi agura amajanja n'imisumari n'amafaranga y'abafundi musaza sakari ukuboko kw'Imana mu kuboko kw'Imana harimo byose icyo ukeneye cyose kiri mu kuboko kw'Imana umuryango mwiza uba mu kuboko kw'Imana itorero ryiza riba mu kuboko kw'Imana Imana yabwishubaye haleluya ubuzima bwiza afiya nziza iba mu kuboko kw'Imana akazi keza kaba mu kuboko kw'Imana je baranyirukanye zubizo banyirukanye na kane bampezi barwa insesera mu kazi nimuvuga ngo amen ariko Imana ni sawa jewe apana gano simvuza abandi jewe ubwaje nubwo Rwanda ifu ngo bice mu gitondo nakazi mwe barampaba gati ngwino ubwo nkutunganya utuntu hano utamaze neza ndavuga Imana gasura ngasesera data se bwira bacu muze mwihute mushiremo imashini igira rimwe gusa twumva uko ikivuga izigora se data kizigora kabisa mwe gusa muza mucyo no kutayibaza muza muyibaze gusa bwereka mwana wa data arambwe musi umwe yatuye ngo tumusengere ngo Imana ngo tule tumarize Imana ngo se yamugize gute namukunda cyane inshuti yaje yamwe tpasi mugene musengere mbarize Imana ngo se yangeje ko twavuganye ni gute yangize somuzi Imana bimeze kugamwe nakazi mendaza ndakora ndabazohemba umuvuzi nakabiri ndakora umwaka urashira uwa kabiri urashira uwa gatatu urashira uwa kane urashira uwa gatanu urashira uwa gatandatu urashira uwa karindwi urashira uwa munani urashira kandi promotion zikaza mukobwa no kuko hajya musenge hageze no kuko uriya musaza yageze muri office wanjye nakora ni umuhamye ngo yarasu kuvuga ngo amen Imana mukuboko kw'Imana mukuboko kw'Imana mukomwe yarasuzuguye kuri mu interese kuvuga ngo amen ariko ndiye arazimara gazo mukuboko kw'Imana arabango security ikaraba kwita abana afite ariko zasuzugura bazambiye agakobwa bari hadera ngo security ikarame na discipline rero ndaje mabusha organiza nirindasi namaniruka agatsinzo ngagakoza namaza nirindasi pasi ngo dishitse igitangaza gikomeye
amambwira ngo irindazi wazanye security ntabwo rihiye neza, genda uzanire irindazi risadutse niryo rihiye neza. Nagenda rizana ariko ndizana ngiye nko kurira Imana ngo mana nimba nza gukora kandi nari mu gitaramo muri restaurant cyace aho hari yakugishanga kacyi, nimba naraye muri wa mubukanye kabangeze ahantu umwana w'umukobwa antumira indazi karizana karizira nkarisubiza man wiyerekane k'Imana y'imbaraga kuba ko ndabizi ko mukoko kwawe haba imbaraga nyinshi ndataha ariko ntahamerwe nabi abagara ba Emile na Bazirasi tuja mu cyumba tugira Imana ngo mana iyi mazaro y'abadayimoni turayazi ngo bucye mu gitondo hari kuwa gatandatu deshe wacu yamaze kukaza aho narinda aramwanga kusha ngo bite tuni sawa nkuko usanko ushoshe tudahwere musiko ndaza kunda gushira ibyo ingeze ko mu ruhanga ampeza bitanu kandi yari meshi togi muri bibiri muri 2000 tusuka ni mesho ngenda nguri indazi nimba ari 50 yajyandi rungana nk'umutwe w'ihene bingana nko abasa muri byo bazakunda kurya kugira ngo bumve ko umuntu afata neza bingana nko ndari kunangura ngo ndagise muvuga ngo ame arabwira ngo se ngo niwe mu bantu bose bahisemo kugomba kuza kurinda hano kuri isuba ndavuga nti ugira ubwenge ubwishe wo kuri kizamu cyakazi cyane uri tayari ejo mu gitondo zaza niba isaba akazi mu gitondo yandika nijoro ndayizana ngo bari kwizana ngo nyigeze kuri office gutyo umugabo wari uhari ngo yateri wicyango aramubwira ngo security ngo mbona amazina yawe ariko bose bademo sinavuke mezi cyenda ubwo nimba bucyaye hano bije gutekeza ko ntavuke mezi cyenda ndayitanga nihute ndagise umunsi wa gatatu baraduhamagara gukora ikizami dukora ekre ndayitsinda vuga ngo ndayitsinda ariko Imana nisawa vuga ngo ko Imana hari ibintu byinshi nkora interview ndayitsinda icyumweru gikurikiraho baduhereza akazi amen vuga ngo birakunda wamara kumpa akazi umugisha nagize aho bantuye gukorera namasanga n'uwo mukobwa akorera ikintu cyakineza nashimishe kwisi ibintu bishimishe ni byinshi ariko cyane nishimye inshuro zirenga nka 5 mu buzima bwose. Nishimye umunsi nabonye umuhungu wanje w'imfura numva ubwenge bwiye kuva ku murongo kuko nari musengeye imyaka 10 mwebwe nuko mutarabasengera niyo mpamvu. Umunsi wa kabiri ni umunsi umukobwa wanje yabyaye nawe akabyara umwana w'umuhungu ndavuga ngo ubu nyine basiga mpamagara ndi hano tukavugana kuri telefone numva arasoroza igiye kuva mu mutwe kavuga ndisuko wafashiye wa mana we ntizicike nkiri mu kazi. Umunsi wa gatatu ni uwo munsi nahuye n'uwo mukobwa barakiye mu gitondo ndahamagara kazi wacu ku security muzana umuzamu jewe simpari kubitamwe ikoti ryari ry'umukara rifite imirongo imanuka gutya ni karuvati ya maruni y'umutuku ariko idatukura cyane ngo mare nzani karamu kandi pastor afite yo ku ikoti hari karamu gazo ku ikoti n'izindi zo mu nzu hari muzamufata rubika akamashira ku ikoti se kurya ububaye gute wafata rubike ukashira kuri costume uba wamzifite tuganasubire kwanza no sanga umuzamara hari ku muryango arakingurana vuga ngo nabarishe no nase nishira n'abandi umara kwishira n'abandi umuntu umwe aranye gatese security ndabona hari kwe uziko abantu bagura ubwo buke urabona ukumeze utavugishije ukuri utirengagije urabona iryo sinuvuze nukumeze birahuye kwe ngo musore kabisa kuko bari abonye isanga ryaje rimanitse ahantu bantunye gukora namasanga wa mukobwa ni hari ngo mbone agira nk'ikiniga aravuga ngo please I'm sorry rwose sinari nzi ko uwo kwicara hano nta kandi ibyo nakoze umbabarire ndamubwira ngo ibyo wakoze byari bikubereye igihe cyari kikinsikamiye iyo igihe kigutsikamiye ijambo rizari bariki kandi urigira igihe kikwicariye muri umuna wo gukurikira rwa gatanu bazamwita muzehe bakaguhamagara mu izina igihe kikuremereye bazakwimisha mu bandi bagabo kandi uvuga bigakura ariko iyo gihindutse bazari gutarisa uko tubaye muri bisi vuga ngo amen siko pasi siko
umugabo nigeze gusimba ku mwene wacu turasimba yabambira ngo uzobimwe aracyahari yabambira ngo sha uzobimwe wowe uzamungana amasaha 28 uzovuga urwego muto abandi ko barashaka akazi muhana hano nawe niyo gusa uzobimwe yabambira ngo imyaka afite umurizo ndukije cyo cyane icyakabiri Imana yampamagaye uzobimwe reka jewe naba turebe ikizovamo ngo buce ngo mbona ku kazi keza iwanje aho nakoreraga jewe kugira ngo uhagere hari abasekirite 21 kugira ngo ugere kuri ofisi wanje ntagukingurira uhagera imyaka 10 utaratera ngo buce musumaza kunsura ngira aba stressé ke basha mubwire ngo aracyari bisi kandi sinari bisi bizabyangaga byagisha bikazuka izo wacu ndavuga ngo mubwire basha ndacyari bisi bagamaga ati rwose chef hari umuntu hano arugushaka kandi yatubiye ko bukene kandi tari gutaha yavuze ko tari bugende okay mubwira ntegereze muri lunch kandi hari saa 3 ategereza saa 4 saa 5 saa 6 muri lunch ndasohoka musaga kuri reception muze biti bisawa ngo urabona ngo narifite ikibazo kiki vuga nari kuri ufite ikibazo kiki nabuze abana n'uko bafuza none nyawo nafasha kuko neza abana bari bangana singi bibuka urasanga maze hari muri mzo wafuza mu Tanzania ngo ukiona amelo 1 ngo usifikirie kama ni panya nusanga umuntu wasenze arahwabaye tukamukora muri utekeza ko ari nyawo hari umunsi azobshuka kabida usanga wasenze cyangwa umukobwa wasenze ariko ugasanga ubuzima buramutsikamiye tukamukora muri utekeza ko ari nyawo umunsi azogwagurukana uzaboraho wewe atabishwa ndabona umuse ndazikwa icara hano uzitegereza kandi ndazikuzaniye kuko sindi nini kukimana akapasi uzumukura nguzomugabo kumara kumusaba musika kumara kufite ishati me yasiste kwishosa kandi nawe takindi kintu yakoze mani yabishubahira mugiri mane cyeye imana ni yacu mukuboko kw'Imana kwa hari n'ibinesa neza iteka ryose mwakiri Imana mwisize gaisha sana haleluya Imana iragirira neza mukuboko kw'Imana yeme harimo imbaraga z'Imana zikomeye reka kwiyebura mugano wa Kristo haratari imbaraga z'Imana haratari gutabarwa kuva ku Mana nawe Imana yakugirira neza nawe Imana yagukura ku musozi nawe Imana yagukura ku irembo kuko nashe narivuye Imana ibagirire neza Imana ibahumurisha nuko Imana yakwibuka uyu mugoroba kandi ibintu bigahinduka kora aho dusenge nuko dusezerane nuko yene musigare neza buretse gato musigare neza sizogera iwanyu mwese ejo siko ukunda baramukije kandi basezeye Imana ibagire neza kandi Imana ibahumurisha ariko sinseze nkutazogara ese uko nguko hako mutikirije none koko muravuga ngo namasezerano nuko ndazogara siko bose zozana kwa boss ko iyo nyakira ndakibazo Imana ibagirire neza pastor yavuze murankunda naje ndabakunda umuntu nakubwira ngo aragukunda uzomuha agaciro ariko cyane umuntu uzobikwereka ego naje ndabakunda biteye ngo ariko nkunda n'abandi simwe mwenyine Ishabagiye no mu Rusayo muri ADPR iriya mu Bugarama bazahita mu Rusayo kubera ko bakunda abana b'Imana bisimo turaneze baririmba igishakamba gutike turuzu n'ubambere none ye Imana ibagiriye neza Imana ibaho umugisha mukomeze mutusabire kumara mutunga ibiganza mwe sara ngo Imana ibeze umugisha yewe uvuga nawe utunga ibiganza mwe sara muvuga Imana ibeze umugisha mushu sawa uko nawe utahanye mu izina rya Yesu nico mba nkunda rero nukuvuga iki rero muzi umukobwa bita Nyansingizwa wo mu munda wapfuye bari muzi Nyansingizwa niwe mugore wa mbere magoro abanyamurere bakoreye Imana wagiraga ubuntu bwinshi umunsi umwe yaraje abashi baranyagiwe bagera mu rugo yamaze na costume status umugabo ngo abashige umukiremo Nyansingizwa agagara mu kiba umugabo ngave kuragira gutya yamasanga abahungu amakoti mukana n'amasimisi y'umweru ati yes bit bariko papa ngo usana nima nabone bene Abraham Imana mwese mwishe Nyansingizwa wafu
ngo aragize sebitare kaza kumusura pasteur yamubwira ngo muse ngo ndamboga mfite ngo none ngitara gukira imyaka sebitare karavuga ngo byase barakuroze ishyamba ry'imyaka sebitare ko gitinyiro giteye ubwo yamubwira ngo kurti manura yiki nukuri sinki imyaka warigenje urayirya muse sinyirya yamayisha muri sto yamatutira sebitare ko yamasohoka yamasenga hagaze yamasohoka nyasingizwa amukurikira pasteur urarya kuri iyi myaka pasteur urajya kuri iyi myaka nyasingi sinyiki nukuri uraryaho baragenda ngo baje kugera hejuru y'Imana gutya ku gisambu sebitare kabwira mugazi wati uko nyasingiza aratugeza imvura gongora ingingo imwe na pasteur mugazi wanjye ubaheze imwe arimo nyasingi Imana iguheze umugisha nyasinzwe aravuga ati nicyo nashaka none mwari kugana mutavuze Imana iguhumugisha mukamubwiye gute none mwishe nari kuvana mutavuze Imana iguhumugisha namara nkacamiki uvuga ngo amen sema haleluya reka tusezerane tubwire Imana ngo Imana ibagirire neza niturangiza ntange mikrofone